Nyuma yuko ekipe ya Aston Villa izamuye ibiciro ku witwa Morgan Rogers umusore w'umwongereza w'imyaka 23 igatangaza yuko byibura uribuze kumva offer ku muntu wenyine uri buzane miliyoni 130 cash. Ibyo byatumye ekipe ya Arsenal hiti hindura tactics cyase byatumye itihindura plan. Ni nyuma yuko nubundi byari bisanzwe bizwi ko Arsenal ifite abandi bakinnyi iri migende kurikirana ku ruhande nubwo uyo Morgan Rogers ari wari tactic yawe ya mbere gusa yamaze kwayerekeza ku bandi babiri abarimo barikora ndetse n'undi mukinnyi Hatari. So kambane nshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub n'abatarayikanda ariko mbabwire ngo iki ni cyo gihe kiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bikaba ukanda like kuri no video ujya muri comment y'igitekerezo cyawe utubwire so wowe urabyumva gute. Murabizi neza ko kuva mu kwezi kwa gatanu ubwo shampiyona yari irangiye metrikati itangiye cyase isoko ry'igura n'igurisha risa nk'iritangiye ku mugaragaro ekipe ya Arsenal yari iri kumwe n'izirimo Manchester City, Chelsea ndetse na Manchester United mu ekipe yifuzaga no muvandimwe bita Morgan Rogers gusa nanone ekipe ya Arsenal byagendaga bigarukwaho byemezwa yuko ari imwe mu ekipe ifite amahirwe menshi cyane ko Morgan Rogers ku giti kiwe n'ubundi yaba nawe byagiye bivuga yuko yaba yifuza ekipe ya Arsenal cyane cyase yifuza ko yajya gukina Emirates ndetse bigenda birushaho kuzamuka bitewe nuko yari amaze guhagarika ibiganiro byo kongera amasezerano abantu bagatangira kumubona ari kumwe na Declan Rice, Bukayo Saka, Breches nanone madoke muri ekipe y'igihugu bana basa nk'abantu barimo bagenda baganira banamenyerana nk'abantu nyine benda gukinana byasaga nk'ibirimo bigenda bitanga icyizere cyane cyane ku bafana ba Arsenal. Gusa nanone amakuru agezweho ubu nyuma yuko ekipe ya Aston Villa izamuye igiciro cyase imaze kubitangaza ko miliyoni 100 byavugaga yuko Aston Villa yabe ishobora kwemera hagati ya miliyoni 80 na miliyoni 100 gusa mu minsi ishize nibwo ekipe ya Aston Villa yaje kubitangaza yuko byibura amafaranga make ishobora kuza kuba yakumva ari miliyoni 130. Ibyo bije nyuma yuko bari bamaze kubona Nottingham Forest yagurishije mu witwa Elliot Anderson bamaze kubona ekipe nka West Ham ibonye miliyoni 85 mu witwa Matheus Fernandes. Niyo mpamvu bahise bavuga ati nimba tutari buze kubona amafaranga why not tutamugumana undi mwaka umwe kugira ngo dukorane indi season yaba Premier League na Champions League turebe ko twagira season nziza cyase twagugera ku bintu byiza kurutaho. So Aston Villa rero itizamura umukinnyi wayo imushyira kuri miliyoni 130. Amakuru akemeza yuko ekipe ya Arsenal muri plan zayo nta gahunda kuza guspendinga amafaranga gana gutyo ku mukinnyi umwe ndetse uwitwa Mikel Arteta ndetse na Andrea Berita bafatikanya muri zino nshingano hanini zo kuba bagira abakinnyi bongera Emirates bakaba bahurije ku kintu kimwe cyuko bakwiye kuba batekereza kuri plan B cyase option ya kabiri. Kwikubitiro murabizi ko n'ubundi no musore bita barikora numwe mu bagiye bavugwa cyane bari banari kumwe nuno Morgan Rogers bari kuri top list bombi cyase barimo bafatwa nk'aba mwene mu bakinnyi ekipe Arsenal igomba kuza kubirebaho. Gusa nanone ino deal y'uwitwa barikora nayo irasa nk'ikomplitse mu kono murabyibuka neza yuko ekipe ya Liverpool nayo iri mu ekipe ahatanire cyane no barikora na makuru twoze tugaruko kenshi inshuro nyinshi cyane byo murabizi cyane. Amakuru rero akaba yemeza ko ekipe ya Arsenal nibyo yayiserekeza amaso kuri barikora ariko nanone nimirarebe bikareba profile yiwe burya akina bakareba amafaranga ekipe ya Paris Saint-Germain irimo musabaho murabizi ko nabyavuzwe ko byibura iribuze kumva offer ziri hagati ya miliyoni 90 na miliyoni 100 nanone bagasuzuma bakanagiranya ibyo bintu byose bakibaza ngo esk uyu barikora koko niwe mukinnyi dukeneye muri ekipe yacu nka Arsenal. Amakuru rero arayase atugeza kuki uwitwa Ben Jacobs ndetse na Game Sport murabizi ko ono Ben Jacobs bamwita ngo ubundi ngo ni senior correspondent cyase numwe mu banyamakuru bakomeye cyane kuri gino kitangaza amakuru cya Game Sport amaze kuduha amakuru rero yemeza yuko ekipe ya Arsenal none hobo ku cyifuzo cyitwa Mikel Arteta nagira ngo wumve neza kano kantu ku cyifuzo cyitwa Mikel Arteta yasabye Andrea Berita ko yahera cyase yabanza kwita no kureba possibilities zose ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo bibikeho no musore w'umunyaturukiya bita Kenan Yildiz. Uyu no musore wa ekipe ya Juventus Ditule murabizi ndetse na mbere yuko
ino sama igitangira cyangwa se ino merikato yo muri ino meshi igitangira, murabizi neza ko ekipe ya Arsenal yaba yigeze guhamagara muri ekipe ya Juventus irimo isaba uyu Kenan Yildiz, byakubitira ko kuba mu mezi ya mbere y'uno mwaka ugitangira uyu Yildiz yari yarongera amasezerano muri Juventus, biza gutuma icyo gihe Juve yanga ibiganiro itangariza Arsenal yuko idasinyisha. Gusa nanone ibinyamakuru byo mu Butaliyani birimo nka Tutte Mercato byari byagiye byemeza yuko ikipe ya Juventus mu gihe icyo ari cyo cyose aza kwibonye miliyoni 100 yaza kwemera kurekura uyu muvandimwe bita Kenan Yildiz. Amakuru arimo aturuka mu gihugu cya Turukiya, murabizi ko no musaruro umunyaturukiya n'ubundi umwe mu banyamakuru bo muri Turukiya yamaze kuba atangaza amakuru avuga yuko nyuma yuko ekipe ya Turukiya isezera mu gikombe cy'isi abakinnyi nyine bose batashye, murabizi neza ko Turukiya yatashye cyangwa se yasezera kiri mu matsinda, uyu muvandimwe bita Kenan Yildiz n'aba agent be cyangwa se n'abamuhagarariye kampu yiwe baba baragiranye ibiganiro na ekipe ya Arsenal cyangwa se n'abagiye bahagarariye Arsenal, ndetse uyu munyamakuru akemeza ko ari ibiganiro byabaye igihe kinini ndetse ari ibiganiro byatanze umusaruro, ari nayo mpamvu iri gutuma ekipe ya Arsenal itekereza yuko ino deal witwa Kenan Yildiz iri buze gukunda nibongera gusubira kwa Juventus bajyanye amafaranga yose yabasabye, kubera yuko we ku giti cy'uno munyamakuru arimo aratwemereza yuko ni amakuru, ni umugabo wakotinzwe cyane na Give Me Sport, ni nayo yatangaje no nkuru, arimo aratubwira yuko ibiganiro hagati ya Kenan Yildiz ndetse na Arsenal ku kijyanye n'amapasono tamuzi bitazaba ikibazo, kubera yuko byinshi muri byo barimo barabyumvikana cyangwa se barabihuje. Ikindi kintu kiri gutuma noneho Kenan Yildiz muri kano kanya asa nkaho ari we top target cyangwa se bisa nkaho deal yiwe ishobora kuza gukunda cyangwa se ari we mukinnyi noneho kano kanya ikipe ya Arsenal hanze amaso cyane, ni kijyanye na tactical approach. Ekipe ya Arsenal byo ni gahunda bafite kandi batifuza kuba bahindura yo kuza kurekura umwe hagati ya Leandro Trossard ndetse na Gabriel Martinelli, n'abakinnyi basanzwe bakina ku ruhande rw'imoso rw'ino ekipe ya Arsenal, ari nayo irimo ishaka kwiyubaka no kongeramo imbaraga nyinshi cyane ko ni bamwe mu bakinnyi ba Arsenal bashinjwe kudakora imibare myinshi cyangwa se kudatsinda ibitego byinshi cyane cyane. Ariko nanone muri Premier League murabyibuka yuko uwitwa Gabriel Martinelli muri Premier League afite ibitego 2 na assist imwe, uwitwa Leandro Trossard afite ibitego 7 na assist 6. Bivuze ngo urwo ruhande rwombi ufashe ibitego 13 bya Leandro Trossard, ubwo navuga goal contribution, ukongera ibitego 3 bya Gabriel Martinelli, bose usanga baragize uruhare rw'ibitego 16 muri Premier League. Ekipe ya Arsenal rero ikavuga ngo reka turekure umukinnyi umwe muri abangaba, ubu noneho icyifuzo cyari cyangwa se igitekerezo cyari no kurekura umwe, twinjize mu ndi mukinnyi ubwo mu winga wakoze imibare myiza cyangwa se wagize season nziza par rapport n'abo dufite, baze bafatikanye muri ino season imwe tugiye gukina, noneho indi season nibwo tuzara twavuga ngo eske uwo twasigaranye we yagize performance yariyongereye cyangwa se netumurekure tuzanone. Amakuru rero akemeza yuko ekipe ya Arsenal bya kano kanya bifuza cyane cyangwa se nimo batekereza ko mu winga bakeneye ushobora kuba yagira ikintu bafasha ari Kenan Yildiz, bakabishingira ku kirere. Abatekinisiye ba muri Arsenal barimo baravuga ngo Bardre Barikora nibyo n'umukinnyi mwiza wakoze imibare myiza muri shampiyona y'Ubufaransa no muri Champions League, ari gukora imibare myiza mu gikombe cy'isi nabwo arimo arazana simbo ya gascoringa, ariko nanone ni wa mukinnyi ukeneye umwanya wo gukiniramo cyangwa se baravuga ngo he needs space and transition. Ni wa mukinnyi nukumucomekera baro akayirukankana akagusiga, nugufata baro agakora amatekons, wa mukinnyi akenshi nyine uzabona ukunda kudribura cyane agarukamo hagati cyangwa se twaducengu twa hato hato atanga n'udupase n'iki. Bakavuga ngo nibyo ni umukinnyi mwiza kuri icyo kijyanye mu gukora ama counter attack cyangwa se ama attack rapide, ariko nanone ku kijyanye na possession no gukontrola umukino ntago ari mwiza. Ni ukuvuga nyine bari kubigeranya bakavuga ngo ni Barikora system imwe na Gabriel Martinelli, kuko na Martinelli nyine barabizi ko ni kuri akina ni umuntu ukoresha umuvuduko akaba yagusiga agashyira baro muri vide akagucika nyine akagenda gatsinda igitego. Nimureba n'ibitego byinshi yagiye atsinda, even niyo watangira ku gitego yatsinze kwa Bilbao ndavuga muri Champions League, ni wa mukinnyi ukoresha umuvuduko n'imbaraga nyinshi. Igitego yatsinze Bayern murakibuka, igitego yatsinze Manchester City Emirates bishyura, nyine ni wa mukinnyi muri we
akunda gukina ya mipira miremire ariko nanone akenera ama espace yo kwikiniramo bitandukanye n'uyu Kenan Yildiz ndetse na Leandro Trossard barimo bavuga yuko banafite profile zimwe z'imikinire ni babakinnyi nibyo ntago ari ba mukinnyi ufite umuvuduko mwinshi cyangwa uzakenera za passes zihuta cyane ko akenshi n'igihe uyimo passa nayifate ariko ni wa mukinnyi uri tactically skills ufata baro akaba yagucenga yagaruka gukinira hagati nka nimero 10 yajya ku ruhande yagupasa hinduranya impande ibintu byose muri box aba hari possession uramubona mu buryo bwari bwo bwose nyine ubona ko afite baro ku kirenge n'umutekinisi n'umuntu uzi baro byo mu maraso so bakavuga ngo dukeneye no mukinnyi rero ushobora kuza akiyunga kuba dufite no tugakwirera iki kintu kimeze nka trinombre mu kibuga hagati ariko nanone inyuma ya rutayizamu tukasa nka tuvuze ngo dufite Bukayo Saka utwo tuntu yadukora dufite Odegaard ibyo bintu yabikora dufite na even nuno Kenan Yildiz twaba tugize nawe ibyo bintu yabikora so igihari no gutegereza tukareba ukiri buze kuba cyaswe biri buze kuba bigenda kuri no equipe ya Arsenal gusa icyo wamenya nuko ubu none kwikubitiro nyuma yuko deal y'uwitwa Morgan Rogers isa nk'itagikunze cyangwa se yatangiye kugorana barimo bararebera hamwe uburyo baba binjizamo uwitwa Kenan Yildiz ndetse na Bardre Barikora n'abakinnyi bombi bivugwa yuko ama equipe yabo yabayifuza miliyoni 100 so kanshimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub mbabwire ngo ciao ciao dusubire